Mwiriwe neza nshuti zanjye, ndabasuhuje kandi ndabifuriza kuzagira Pasika nziza. Ubu rero mbazaniye inkuru umukobwa yampaye ubuhamya, ambwira inkuru ariko ya mukuru we, nubisha atariye mukuru we twise Mari. Uwo Mari rero ndagira ngo mpite nihuta vuba kugira ngo ndahize kubabwira icyo nshaka kubabwira muri uyu munsi. Mumbare mwitonde mu byumve kuko ni ibintu biri très important ku bantu bose, ibintu bicyangombwa ku bantu bose bumva nyine iyi nkuru. Uwo mukobwa kubera ibibazo bari barimo by'ubukene, we na murumuna we bagomba kuba barabana b'imfubyi uko nabyumvise, ngo yihutiye gushaka umugabo w'umupfakazi, umugabo ngo wari ufite n'uruhinja, ari umupfakazi. Umukobwa rero yagenda amaze kugera mu rugo, umugabo nyine aramubwira ati uko bizagenda kose ugomba kwirinda guhita ubyara, ngo tukabanza tukarera uyu mwana. Umukobwa rero arabyanga, aravuga ati se kuki narera umwana w'abandi nanjye mbyara ntabanje no kubyara, ngahita nirukira gufata iriya miti igabanya imbyaro. Umugabo arensista ngo bigeza nubwo azana abantu bashinzwe iby'ubuzima kugira ngo babwire uwo mukobwa yuko nyine agomba kugabanya imbyaro. Ariko uko byumvikana uwo mugabo nyine yari afite ibanga, niryo tuza kuza kumva. Noneho rero iminsi irahita, umukobwa ngo anasubira mu ishuri, umugabo amurihirira universite. None ariko umukobwa akagenda abona utugeso tw'umugabo, abona yuko ari umuhehesi, abona yuko ari umukunda abagore. Abantu hanze ngo bakaza no kumubwira ati ba bakobwa uzana iwawe za nshuti zawe, burya umugabo wawe arabaheheta. Aza no kumenya ko mu mugabo we yinjiye umudamu ngo ufite abana, ubana n'ubwandu. Noneho wa mukobwa ngo abantu baramubwira ati wowe byiza genda wipimishe ko uwo mudamu ni umupfakazi kandi umugabo we yishwe nyine na sida. Noneho rero wa mukobwa ngo biba ngombwa yuko agenda aripimisha. Amaze kwipimisha nyine asanga nawe yaranduye, ahinduka nk'umusazi, ntiyabyumva, ararira, ngo abaharira, agira ate, atandukana na wa mugabo. Ngo yaje gutandukana na wa mugabo nyine aragenda ajya kuba wenyine, ariko yanga gufata imiti, ariheba kuko yari yashatse umugabo ari umwana muto ngo w'imyaka 19. Ariheba yanga gufata imiti. Ubwo rero mwene nyina yambazaga ati se wowe mama wadufasha iki, wamubwira iki? Ikintu cya mbere namubwira, mbwirira hamwe n'abakobwa bose, nimukajye mwemera abagabo bafatanya n'ibibazo. Abagabo burya baraprofita, bagenda bareba bagenda bafunguye amaso bareba umugore cyangwa umukobwa ufite ibibazo niwe biba byoroshye kumanipira. Iyo ufite ibibazo cyane cyane ikibazo cy'ubukene,